vuga ngo subscribe. Vuga ngo subscribe. Ko biri kukunanira se kandi ntabwo byananira. Vuga ngo subscribe. Ndasubiramo inshuro nyinshi subscribe. Ntabwo mbishoje ndakubaha urabizi. tuzenguruka hose tukagaruka kuko mana uba wabyemeye ineza yawe sinzayiceceka. Ibihe byiza kuri wowe ukunda kandi ugakurikira Sostify TV. Turagusuje kandi turakwifuriza kugira ibihe byiza. Twizere ko aho uri umeze neza, natwe tumeze neza, turashima Imana nkuko urimo kubibona. Twizere ko nawe umeze neza, natwe tumeze neza, turashima Imana. Twari tubakumbuye kandi twizere ko namwe mwaje kudukumbuye. Rero ikiganiro cy'uyu munsi turi kumwe n'umuhanzi, umukozi w'Imana, tukaba twamutumiye kugira ngo tubane tujye kuganira ku byinshi ku bihangano bye. Ni umuririmbyi mu ndirimbo zo guhimbaza no gushima Imana, ariko nanone akaba n'umusizi, araza no kutubwira ibyivugo kuko afite ibyivugo bitandukanye. Ngira ngo Sam ngenda kuzi, ariko abantu bakurikiye Sostify TV bakeneye kukumenya, nabo bakeneye kumenya Sam ni muhanzi ki, kugira ngo nawe bakubone batangire no kwakira ibihangano byawe. Sam tugaye ikaze kuri Sostify TV. Murakoze cyane. Yego, watangira rero wibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye Sam tubanye ninde, Sam tubanye akora iki, maze dukomeze ikiganiro ariko n'abantu badukurikiye bakuze. Murakoze cyane. Banyita Uwerekamwe Samson, ndi umuririmbyi, ndi umwanditsi, ndi umusizi. Mbese ibyo Imana inshoboje muri ibyo bintu ko ari bibiri ndabikora, ariko cyane cyane umwuga w'uburirimbyi niwo nkora cyane kuko ndandika indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Izo ngizo nizo nkora. Abantu badukurikiye rwose bakumva izo ndirimbo. Ni nziza, ni indirimbo nyagasani dushyira ku mitima, ni nziza cyane. Murakoze cyane. Gusa bitumye ngira ikibazo cy'amatsiko, ese Sam uyu mwuga w'ubuhanzi bwo kuririmba, w'ubwanditsi cyangwa se kubura umusizi, ni ibintu watangiye ryari, bimaze igihe kingana gute? Ni ibintu bimaze imyaka itari mikeya, ariko mbere yuko biza muri njyewe nkamenya ibyo bintu, ni ibintu urabizi, iyo umuntu akivuka atekereza ibintu byinshi, ariko akananyura no mu nzira nyinshi zitandukanye, ariko aho umuntu agenda akura, agenda abona impano muri we atarasanzwe azi. Nuko nanjye muri njyewe nafashe Bibiliya, noneho mfata Bibiliya ndasoma, ndareba inkuru zigiye zirimo, ndavuga ati ariko se izi nkuru ndi kugenda mbona nta kintu umuntu yazikoraho akazibyazamo umusaruro, cyangwa se muri izo nkuru umuntu akazikuramo nk'indirimbo zagira abantu zifasha, zikagira ikintu zimarira abantu. Nuko natangiye ndeba iyi nkuru y'umwana w'ikirara, nibaza ukuntu uriya mwana w'ikirara ukuntu byagenze. Iyo nkuru ndayisoma, maze kwisobanukirwa nibwo nakuyemo amagambo nkoramo indirimbo. Ndavuga nti uriya mwana uko byaje kugenda akaza, reka nkoremo indirimbo, wenda abantu byazagira icyo bibafasha mu buzima bwa buri munsi. Abantu bakunda gusoma Bibiliya n'abatakunda kuzisoma bakumva iyo nkuru bikabafasha. Rero nibwo nasomye iyo nkuru ndayisobanukirwa, maze kwisobanukirwa nkuramo indirimbo nyita Sinzaceceka. Kuko nasobanukiwe ibiri muri iyo nkuru, nanjye nafashe umwanzuro wo kubibwira abantu, simbiceceko ngo mbyihererane, ahubwo mbibwire n'abantu nabo babimenye. Nuko byatangiye urugendo, nuko rumeze kandi runakomeje. Utubwiye yuko ufite ibihangano byinshi, ariko hari icyo ukomojeho ngo Sinzaceceka. Ni mu kihe gice kugira ngo umuntu udukurikiye wenda mbere yuko turirimbira n'iyo ndirimbo gatoya
kugira ngo umuntu dukurikiye abashe kuyumva atangire yumve ese uyu muntu arabishoboye koko aka kazi koko nake cyangwa se yashaka kandi utundi turimo tw'amaboko ajyamo kuko abantu baba bafite amatsiko yo kumenya ese koko uyu muntu nibyo ushobora kuba ufite iyo initiative ufite ukunze koko ubwo buhanzi ariko wenda bwo butagukunze cyangwa se ibyo uri gukora wenda atari ibyo kugira ngo tuze kumvisha abantu Sam turi kumwe uko aririmba ukifuza afite cyo kuva mu muhanzi mwiza bikaba byamuteza imbere ariko none agatanga n'ubutumwa nk'umuntu uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana ariko se uwo muntu akeneye no kumenya iyo wahoze tubwira ngo namagambo muri sinzaceceka indirimbo yawe namagambo wakuye muri Bibiliya ijambo ry'Imana ni kuwe murongo kugira ngo umuntu dukurikiye abashe kujya naho hantu kugira ngo uza no kuririmba aze kumva koko bwa butumwa koko uri kuririmba koko kari bwa bundi buri muri Bibiliya. Murakoze cyane. Indirimbo yanjye sinzaceceka iri mu gitabo cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka, igice cyaho cya 15 umurongo wa 24 niho iyi ndirimbo yanjye niho iherereye. Abashaka niho basanga ubutumwa bukubiye muri iyi ndirimbo buri muri icyo gice. Okay, reka noneho tudatinze ngira ngo abahanzi bahora mwiteguye twafatanya abantu nanjye numva arako nshoboye ndagufasha ariko nyine abantu badukurikiye babashe kumva koko uyu nguyu Sam koko kari umuhanzi turi kumwe kandi koko ko ibyo aririmba abizi ngira ngo umwanya twarawuguha uririmbe. Yego nta kibazo. Iteka mani yuvuze biraba bategeka bigakomera tuzenguruka hose tukagaruka kuko mana uba wabyemeye ineza yawe sinzayiceceka. Uwiteka mani yuvuze biraba bategeka bigakomera tuzenguruka hose tukagaruka kuko mana uba wabyemeye ineza yawe sinzayiceceka. Ndavuga ibyawe mana sinzaceceka ndakuvugaho ndi hose bakumenye kugaruka kwawe mani kuri hafi guhamye muri byose sinzaceceke. Ndavuga ibyawe mana sinzaceceka ndakuvugaho ndi hose bakumenye kugaruka kwawe mani kuri hafi guhamye muri byose sinzaceceke. Madore njyewe nambaye ubusa nuje ubutinde ubuhumye n'ubukene anyakirana imbabazi n'impuhwe mumwambika impeti inkweto n'ikanzu nziza twishime tunezerwe niba utwambika. Mana dore njyewe nambaye ubusa nuje ubutinde ubuhumye n'ubukene anyakirana imbabazi n'impuhwe mumwambika impeti inkweto n'ikanzu nziza twishime tunezerwe niba utwambika. Ndavuga ibyawe mana sinzaceceka ndakuvugaho ndi hose bakumenye kugaruka kwawe mani kuri hafi guhamye muri byose sinzaceceke. Ndavuga ibyawe mana sinzaceceka ndakuvugaho ndi hose bakumenye kugaruka kwawe mani kuri hafi guhamye muri byose sinzaceceke. Inyoni zose n'ibiguruka gitondera ibihe byabyo byo kwimuka. Abantu mumenye ubushake bw'Imana dore Imana izarimbuza isi umuriro mumenye ko iby'isi byose bizashira
inyoni zose n'ibiguruka byitondera ibihe byabyo byo kwimuka. Abantu mumenye ubushake bw'Imana, dore Imana izarimbuza isi umuriro. Mumenye ko iby'isi byose bizashira, ndavuga ibyawe Mana sinzaceceka, ndakuvugaho ndi hose bakumenye. Kugaruka kwawe Mwami kuri hafi, uhamye muri byose sinzaceceke, uhamye muri byose sinzaceceke. Ndakuvugaho ndi hose bakumenye, kugaruka kwawe Mwami kuri hafi, uhamye muri byose sinzaceceke. Ndavuga ibyawe Mana sinzaceceka, ndakuvugaho ndi hose bakumenye. Kugaruka kwawe Mwami kuri hafi, uhamye muri byose sinzaceceke. Ndavuga ibyawe Mana sinzaceceka, ndakuvugaho ndi hose bakumenye. Kugaruka kwawe Mwami kuri hafi, uhamye muri byose sinzaceceke, uhamye muri byose sinzaceceke, uhamye muri byose sinzaceceke, uhamye muri byose sinzaceceke, uhamye muri byose sinzaceceke. Ni indirimbo kabisa wumva yuko wicaye uritondera urakora. Indirimbo kari nziza. Ni indirimbo nziza kabisa. Felicitation kandi courage. Ibintu bigenda biza gake gakeya, ejo cyangwa ejo bundi ntuzacika intege, ukomeza ukore kandi bizagenda neza. Indirimbo ndishirimo amagambo meza, ariko nanone ndumva ni indirimbo yo isa nkaho ari kubwira Imana yuko ibyo yakoze ubyibuka, kubwira n'abantu yuko udashobora kuzaceceka bitewe n'ibyo yagukoreye. Iyi ndirimbo ishobora kuba yaraje ifite ahantu iturutse, uretse kuba ari amagambo ari muri Bibiliya aryoshye wasomye, ariko bishobora kuba bifite aho biri buhure nanone nawe ubwawe, ku buryo bifitingamo ukavuga ati koko nkurikije ibi n'ibi Imana yankoreye ntabwo ngomba guceceka. Yego nibyo, murakoze cyane. Iyi ndirimbo nk'uko nabivuze, naje gusoma ya magambo y'umwana w'ikirara ari muri Luka 15. Ndareba nyine uwo mwana ni umugabo yari afite, yabyaye abana 2. Noneho abana bamajije gukura, kwa kundi abasore biyumva. Noneho umusore umwe aravuga ati data, njyewe nkeneye kwigenga, dore ndakuze, nkeneye kwibeshaho nkitunga. Noneho uwo mwana yakase ibintu bye, umugabane we. Noneho amaze kumwaka umugabane, kwa kwiyumva ko abasore, aragenda ajya mu gihugu cy'ibunaka guhiga ubuzima, guhiga imibereho, kuko yari amaze kubona umugabane we kandi aniyumva. Aravuga ati data mpaye umugabane wanjye, reka ngende njye kwiberaho ntacyo nzitunga. Wa mwana uko bamuhaye umugabane, aragenda ajya muri cya gihugu cy'ibunaka. Agezeyo inzara iratera, kwa kwiyumva kwa gisore, ibintu byose yari afite umugabane we. Ijambo ry'Imana ryo ritubwira ngo abyayisha ubugoryi, cyangwa se abipfusha ubusa, arasesagura. Nkuko abasore, ntabwo ari bose, ariko bamwe na bamwe, ubuzima harabaho ubuzima ugasanga ibintu barasesagura, ugasanga abandi ntibasesagura, ariko turi kuri uyu mwana we yarasesaguye. N'ibintu umugabane we bamuhaye uza kurangira, ibintu birarangira. Bimaze kurangira, inzara itera muri cya gihugu yagiyemo. Icyakurikiyeho ni iki? Yahise ashaka, yigira inama, aravuga ati se ko data yampaye umugabane w'ibintu byanjye, ngo njye kwimenya, njye kwitunga, none bikaba bishize, nkaba inzara iteye, none ubu ngubu mbigenze. Yigira inama yo kujya ahantu ku muntu ufite amatungo gusaba akazi.
ajya ahantu asaba akazi ko kuragira ingurube barakamuha. Noneho bamuhaye ako kazi, noneho akajya yifuza ibyo kurya bimuhagije. Ibyo kurya arabibura kuko inzara yaragize ite, yari yarateye. Noneho ageze aho akifuza n'ibyo kurya iby'ingurube zisigaje, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ageze aho arabibura neza biranga, ubuzima buramucanga. Noneho bimaze kumucanga agiye inama, aratekereza, aravuga ati ariko se kureba inzara inyiciye muri iki gihugu nagiye gushakiramo ubuzima, uwajya kwa data, ko data afite ibintu byinshi, ko data afite abagaragu, nibura uwagenda nanjye nka umwe muri aba bagaragu, nibura ko yajya ngaburira. Icyo cyonyine kumugaburira nicyo yashakaga, ko yajya kwa se noneho akayagira ate, akajya amugaburira. Uyu mwana aza kwigira inama, agira ate, agenda ajya kwa se. Akigera mu marembo, ise akimukubita amaso aravuga ati, ni naho iyo ndirimbo ikubiye hano ku murongo waho 15, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka igice cya 15 ku murongo wa 24. Ari amagambo agira ati, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Ahangaha ni wa mwana yaragarutse ageze kwa se. Ise ntabwo yari akimubaraga, yamubaraga nk'utakiriho, kuko yari yaramuhaye ibintu bye byose, yaragize ate, yarigendeye. Noneho amukubise amaso, akimubona aranezerwa, aravuga ati umwana wanjye arabonetse, yari yarabuze. Yamufataga nk'uwapfuye, arongera arazutse, agarutse mu buzima. Kugaruka k'uyu mwana biranejeje nk'umubyeyi. Kugaruka k'uyu mwana binteye ishema nk'umubyeyi. Uyu mubyeyi yabonye yuko uyu mwana nubwo yari yaragiye, yari yarahawe ibintu byose akagenda akabitwara, ariko uyu mubyeyi nta kindi cyamunejeje. Si uko yanezerewe nuko umwana azanye ibintu hoye, ahubwo icyamunejeje nuko umwana we yaragarutse mu rugo, kandi agarutse noneho yarisubiyeho, atakiri wa wundi. Uyu mwana, uyu mubyeyi, nicyo kintu cyamunejeje. Anezezwa nuko umwana we agarutse, uwari warapfuye yongeye azutse. Noneho batangira kwishima, baranezerwa. Niho muri iriya ndirimbo navuze ngo twishime tunezerwe. Kuko usa nk'ugasubiremo kugira ngo umuntu uri kutwumva ahite yongera bikorore neza. Haravuga ngo mana dore njyewe nambaye ubusa, nuje ubutindi ubuhumye n'ubukene, anyakirana imbabazi n'impuhwe ati, mumwambike impeta, inkweto n'ikanzu nziza, twishime tunezerwe niba utwambika. Urumva aho ngaho bavuga ngo twishime tunezerwe niba utwambika. Uyu mwana akiva kwa se yagiye yambaye yikwije, ariko yongera kugaruka yambaye ubusa, kuko ibintu bye bari baramuhaye byose yagize ate, byari byarashize, inzara yarateye, bimwe yarabigurishije, byararangiye. Aza ameze nabi cyane, ariko ise ntabwo yamwirukanye, ahubwo yarongera aramwakira ati, mwana wanjye urongeye uragarutse, ariko ngwino mu bandi, ngwino wongere wambare, ngwino wongere ube umwana wanjye, wongere unezere. Niho banezerewe, barishima kuko umwana yagize ate, yagarutse. Urumva yuko iyi ndirimbo nyine ni indirimbo ifite ikintu kinini yakwigisha, ifite ikintu kinini ishobora gusobanurira abantu, ikaba yabigisha ukuntu bashobora, niba tuvuge umuntu uri mu bintu bibi, ariko hari igihe gishobora kugera bikarangira nk'uko umwana wari uri kudusobanura yaragiye, ariko igihe kiragera aragaruka. Indi mushobora gukebura umuntu wese waba uri mu bintu bibi, akumva ko igihe cyo kugaruka cyaba kigeze, wenda akaba yagaruka, ngira ngo niko wenda bishatse
bishatse kuvuga. Gusa nanone tugitangira ikiganiro twabonye yuko Sam atari impano yatari ukuririmba gusa, ahubwo hari n'izindi impano twasanze. Uri umwanditsi mwiza nkuko bitubwiye, indirimbo niwe wayandikiye kandi ufite n'ibindi wandika, ariko nanone ufite n'impano yo kuvuga imivugo, ibisigo. Ntaho waduha akantu gato, kuko ikiganiro ntabwo cyose twagikora ngo impano zose tuzishyiremo, kuko byadusaba iminsi myinshi, ariko wenda n'ubutaha tukazajya dukora n'ibindi biganiro kugira ngo wenda abantu bakunze Sam bajye bahora nyine bamubona kenshi, ariko byibuze n'ako kantu niba ari igisigo, niba ari ikivugo, tuvungurireho gatoya naho masegonda makeya cyangwa se mu munota umwe, kugira ngo umuntu udukurikiye naho yumve. Hari igisigo nakise ngukundira ko wankunze. Ngukundira ko ni icy'urukundo. Ni icy'urukundo. Yego. Ngukundira ko wankunze. Yego. Inshuti y'ukuri nagabiwe na Rugira, iribagiza amahoro akeye uzaze mu muryango, ababyeyi banjye bazishima kuko bakubonye. Iteka uruta bakubanjirize bose namenye, nkunda ndushe ngukundira ko wankunze. Inshuti y'ukuri nagabiwe na Rugira, iribagiza amahoro akeye, iteka uzaze mu muryango, ababyeyi banjye bazakubona bagukunda, nkunda ndushe ngukundira ko wankunze. Muri iyi si nakugereranya n'iki mukunzi, mu baremwe bose na bose niwe ndeba, ibyiza byose n'ibyo ukuye ntukuye mu keba, nkunda ndushe ngukundira ko wankunze. Muri iyi si nakugereranya n'iki mukunzi, mu bariho bose na bose niwe ndeba, ibyiza byose n'ibyo ukuye ntukuye mu keba, nkunda ndushe ngukundira ko wankunze. Nireba mu ndorerwamo mu ndizi, umuhanda wambona ukabona ntacyo nzi, mu mwijima hatabona ngo nzisunga ikote, injangwe ntizisiba wanjye ngo nkorana amata, nitwisubiraho zavaho mu bose barata. Nuko urumva ko rero muradukurikiye, ntari kumva yuko turi kumwe n'umunyempano watangiye turimbira indirimbo nziza cyane, none no ku gisigo abantu badukurikiye barumva yuko hose uriho. So wenda ntabwo twatandukana nakubajije, ese iyi mpano yawe imaze kugufasha kuki, imaze kukugeza kuki, ese umaze igihe, utubwiye ko nyine impano zo ni nyinshi, ariko se wenda nk'ubuhanzi bwo kuririmba cyangwa se igisigo, hari ikintu batangira kukumarira mu buryo bwo kwinjiza ubushobozi runaka, kuko ibi bitwara amafaranga menshi, ntabwo wajya muri studio gukora indirimbo udafite amafaranga. Biragaragara mu bigendanye n'ubushobozi bw'ibifatika, ntabwo biraza neza, ariko mu bigaragara biragaragara yuko hari igihe bizagera bikagenda neza nk'uko tubyifuza. Ariko icyo ubu buhanzi bwanjye bwamariye cyangwa bwamfashije, ngenda mpura n'abantu benshi batandukanye bakanyungura experience, ngenda nunguka experience bitandukanye nuko narindi. N'urugero nk'ubu ngubu kuba turi kumwe njye nawe, hari ikintu nakungukiyeho, hari n'iki mu by'ukuri mu bigaragara ngenda nunguka experience zitandukanye, ngenda mpura n'abantu batandukanye bampa ibitekerezo bitandukanye mu byandanye na finance. Ibyo nabyo bizagenda biza, Nyagasani niwe ubikora, nta kibazo bizaza. Wowe ntucike intege, ntuzishyireho imbaraga, kandi nk'uko ufite icyo cyizere koko bizaza. Rero hari abantu babonye Sam bwa mbere, ariko bumvishe bakunze impano yawe, bumvishe bakunze indirimbo yawe. Si niyo gusa, batubwiye ko ufite n'izindi ndirimbo. Wenda mbere yuko nkomeza gatoya, uhita unatubwira imirongo ukoresha cyangwa se platforms ukoresha, niba ukoresha YouTube, ahantu nyine abantu ushobora kusanga amakuru yawe, ushobora ufite imbuga nkoranyambaga ubaho, kugira umuntu udukurikira gusangeho. Nanone duha akantu gatoya k'igihe cyatujyanye, k'indi ndirimbo yawe, agapira gatoya. Amakuba n'ibyago ibyo nibikugeraho, uri kumwe na Yesu wikwihugiraho, ugihutereranwe nabo witaga inshuti, hejuru ya byose burya Yesu niwe nshuti. Natoye yego kuba kwa Yesu wankunze, natoye yego. Natoye yego kuba kwa Yesu wankunze, natoye yego.
murakoze cyane. ko waratangiye gutuma nanjye nzamuka nagiye kujya mu mwuka gusa byiza kabisa kandi courage. Urumva yuko ubuhanzi nyine bwawe urimo gukora ibintu byiza kandi turifuza yuko kandi turizera yuko bizagera kure, bizagenda neza. None niziye indirimbo zawe kuri YouTube yawe yitwa muri kine wifite izindi mbuga nkoranyambaga ukoresha n'izihe? Yego, YouTube ndayifite, ndayikoresha. Amazina ni Uwerekamwe Samson. Niho ibihangano byanjye biri. Kuri YouTube witwa Uwerekamwe. Uwerekamwe? Yego. Gusa. Uwerekamwe gusa. Uwerekamwe. Weta Uwerekamwe. Uwerekamwe. Yego. Niho ibihangano byanjye biri. Indirimbo Sinzaceceka niho wayisanga. No ku TikTok amazina ni Uwerekamwe. Na Instagram ni Uwerekamwe Samson. Yego. Na Facebook ni Uwerekamwe Samson. N'ibihangano byanjye babisanga. Yego. Kuri izo mbuga nkoresha. Urakoze cyane. Wowe udukurikiye kunda Sostify, ndizera neza yuko aho uri wanyuzwe n'ikiganiro nubwo kitari kinini ko tugiranye na Samson Uwerekamwe, umuhanzi nyarwanda mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Atubwiye byinshi bijyanye n'ubuhanzi bwe kandi yatugejejeho zimwe mu ndirimbo ze yaturirimbiye, ngira ngo wabyumvisha ko afite indirimbo nziza. Inkunga yawe nawe irakenewe. Ushobora kujya kuri YouTube ugasacinga Uwerekamwe ukabasha kubona n'izindi ndirimbo ze nyinshi afite. Wumvishe iyo yatoye Yego, ariko ngewe inkoze ahantu watoye Yego kabisa. Urumva ko ari indirimbo nziza cyane kandi n'ibindi bihangano byose mushobora kujyaho ukabireba. Wibuke ko subscribe, ukore like, muri share kugira ngo n'abandi bantu bamenye ubutumwa ari gutanga uciye mu ndirimbo. Kandi nibisigo watangiye kubishyira kuri YouTube? Ntabwo biratangira kujyaho. Twatangiye gushyiraho indirimbo z'Imana ariko nabyo bizaza. N'ibisigo nabyo rero urumva yuko afite gahunda yo kubishyiraho. Kandi niba hari icyo wumva wamufasha nabwo unyuze ku mbuga nkoranyambaga ze Instagram, TikTok, ushobora kuba wamubona ukaba wamutera n'inkunga. Nimero ye ya telefone turaza kuyipininga aho ngaho ku kiganiro, uraza kuyibona kugira ngo hari uburyo wamufasha, yaba ari uburyo bw'ibitekerezo, ariko none wibuke ko ibintu byose bikorwa n'amafaranga. Waye ari icyo umurushije wamufasha, nta nkunga iba ntoya. Kandi tugushimire ko wemeye ugafata umwanya wawe ukaza kuganiriza abantu bakunda Sostify TV, ukaba utugejejeho ibihangano byawe. Natwe tuzagushyigikira mu buryo dushoboye, tuzagushyigikira mu mbaraga zacu, kandi turizera ko hamwe n'Imana ibintu bizagenda neza cyane. Cyangwa nagushimira, wakoze cyane. Murakoze cyane. Nagushimira kandi nawe ukunda Sostify TV, komeza ubane natwe. Niba utarakora subscribe ari gukiza kuri Sostify TV, ugende ukore subscribe, ukore like, share ndetse uduhe comment, kuko ibiganiro dufiteho ni byinshi cyane. Hariho n'ibindi bitari ibiganiro gusa, byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza nk'uko n'ijambo ry'Imana ribitubwira. Ngendi inkuru nziza Sostene aka Sostify the Demon Bana the Striker n'andi mazina menshi cyane. Nizere yuko ikiganiro cyagenze neza, nizere yuko turakomeza kubana kandi naho ugomba kujya, kuko hano kuri Sostify TV ibyiza byo ni byinshi cyane. Wakoze kubana natwe kandi komeza bari natwe. Stay in touch, turi kumwe.